Shuti bakunzi ba Izi Gukora TV turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Turaje rero muri uyu munsi, turi hamwe n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana araje atwibwire kubera yuko twebwe ntago turi bumuvuge izina, ahubwo kubera yuko afite umwanya uhagije aratwibwira maze agire n'icyo atugezaho. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Irivuzimana Isayi, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Mbere ya byose nsuhuje abantu bose batuye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo, ndetse nsuhuje n'abari mu mpande enye z'isi aho muherereye hose. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Yes, ndabashuhuje cyane kandi nejejwe no kubana namwe kuri iyi TV ya Izi Gukora. Icyo bisobanuye biravuze ngo Imana izi gukora. Amen. Iryo zina risobanuye Imana izi gukora. Imana izi gukora ibintu bitangaje, Imana izi gukora ibintu bikomeye. Imana irakora. Niyo ntego y'iryo zina rya Izi Gukora TV. Tuzagenda tubisobanura, dutange n'ibihamya byabyo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane mukozi w'Imana. None se utubwiye iti muzahamenyera byinshi, muzumva uko Imana izi gukora, muzabona ndetse n'ibihamya. Nta kuntu wagira nk'ijambo ry'Imana udusangiza nubwo tugutunguye, ariko ukagira ijambo ry'Imana utubwira ukarudusangizaho iminota mikeya. Birashoboka cyane. Ndashaka tuganire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 5 umurongo wa 27. Tuhasanga inkuru z'umugore wari uri mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12. Abatazi iyo ndwara uburyo isobanura, yari umugore uri mu mihango idakama, yayimaranye imyaka 12. Arivuza, agerageza kwivuza ku buryo bukomeye, yivuza mu bitaro bitandukanye, yivuza mu bavuzi batandukanye, ariko bananirwa kumukiza. Ariko ngo igihe kimwe yumva amakuru ya Yesu Kristo umwami wacu, umukiza w'abari mu isi, umucunguzi wacu. Amaze kumva amakuru ngo yumva ni umwami w'imbaraga, yumva ni umwami w'amaboko, yumva ni umwami uzi gukora ibyananiye abaganga, yumva ni umwami uzi gukiza uburyo butigeze bumenywa n'abantu. Ngo arangije ngo yizera mu mutima, aravuga ngo nubwo nananiwe n'abaganga, ariko uyu mwami ushobora byose nimugeraho, nubwo nakora ku myenda ye gusa, nabasha gukira indwara yanjye cyangwa se icyago cyane. Ngo uko yahagurutse azi ko bitari bukunde, ariko umutima we yari yawuganirije, aravuga ngo uyu mwami azi gukora ibyananiye abantu. Ibyo abaganga bananiwe ku buzima bwanjye, Yesu arabishoboye. Nubwo yaje afitemo gushidikanya gake, ariko ahageze yakoze ku ncunda z'umwenda wa Yesu Kristo, icyago cye uwo mwanya kigira gute? Kirakama, ataha ari muzima. Yesu azi gukora ibyananiye abantu. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Magambo numva navuga mu ncamake yuko Yesu azi gukora ibyananiye abantu. Nawe ntiwihebe, umwami Yesu hari icyo agomba gukora ku buzima bwawe, ukamenya ko Imana izi gukora. Amen. Dufite ibihamya byinshi, nanjye nabonye Imana izi gukora. Tuzabiganiraho. Shalom shalom. Amahoro y'Imana bane namwe rero. Arakoze umukozi w'Imana, aratwibwiye ndetse atubwiye n'impamvu y'iyicano. Ese uzajya ukomeza utugezaho ibiganiro buri gihe? Nahagurutse mpagurukanye imbaraga nyinshi kugira ngo nganire n'abantu bazi ko Imana itagikora. Ndashaka kongera kubazamurira ibyiringiro, mbamenyeshe ko Imana itaragacika intege, n'uyu munsi iracyakora kandi ikora ibyananiye abantu bose. Nubwo isi yananirwa, ijuru riracyakora. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Mukomere. Nta munsi n'umwe uzancaho tutavuze ku kintu cyerekeranye no gukora kw'Imana ku buzima bwacu. Ubwiza bw'Imana rero bukomeze bugusakareho, ubwiza bw'Imana bukomeze bukubeho, igikundiro cy'Imana kikubeho. Ni ukuri natwe tugusabiye umugisha, tuzakomeza dukurikira ibiganiro byawe uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro ikomeze kwishimire kandi yishimire n'umuryango wawe. Murakoze cyane. Rero bakunzi ba Izi Gukora TV, mukurikirane ibiganiro byacu
mukurikirane uko bwije n'uko bukeye ijambo ry'Imana rizabera hano, mukurikirane indirimbo z'Imana, mukurikirane ndetse n'ubuhamya buzahanyura. Yego. Imana rero ibaha umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka. Amen.